abahanuzi batandukanye barimo na Dr. Ap.Gitwaza yahanuye cyangwa bahanuye yuko mu Rwanda ndetse no muri East Africa ariho hazaba isoko y'ububyutse buzakwira isi. Wumva iki cyaba cyo gihe kugira ngo ubuhanuzi busohore? Reka rero nkubwire Joel nawe amaso arakwihera. Iki kintu wari wakibona mu Rwanda aho abashumba batandukanye bayoboye amatorero yabo, aho ababishop n'Imana nuko ari igihe cy'Imana n'ububyutse bw'umutima w'umuntu ku Mana. Is the dimension where the church and churches, need to be trained, to be taught how they can get involved in the systems that control this world. The different systems like politics, government, education, economics, sports, how the church can move into those systems and move in as a seed. Jesus says, so shall the kingdom of God be. It's like a man putting a seed on the ground, the smallest seed, mustard seed, and it grows bigger and bigger. So when the revival will happen will depend on the church. Ati kindi gipimo rero kandi je numva ari nyamukuru naho itorero rikwiye kwigishwa rikigishwa ubwo buryo bwo gukora ububyutse ariko bakabishyira mu ngiro bikaba ari muri politike, ari muri leta, ari mu mashuri, ari he. Ati je mbona yuko ubwo ari bw'ububyutse bushobora kugira umumaro. Ati bigasa n'igihe cyo Kristo yagaragazaga igipimo cyo. Inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV ndetse n'izindi social media, iyi video bishobora gutambukaho. Turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Turacyari muri cya giterane nyine cyo gusibura amayira y'ububyutse mu Rwanda, amariba. Sibyo? Reka rero twakire bano bantu turi kumwe n'umwe mu bashyitsi bitabiriye kino giterane, aratangira atwibwira kugira ngo mumenye ngo ninde tugiye kuganira. Yeah, we are here, we are still in the conference or gathering of redeeming the words. So we welcome you so that you can introduce yourself to everyone who's going to listen to this. You're welcome, sir. Oh, wonderful. My name is Apostle Vijay Masombuga from South Africa in Gauteng. I am a missionary. I travel in the different countries of Africa, planting churches and writing books and doing all sorts of things that are necessary to be done. Right now I'm here in Rwanda to a conference of revival. Ati nitwa Apostle Masubuko, nurutse mu gihugu cya Afurika y'Epfo muri Gauteng. That is the place? Yeah, Gauteng. Gauteng. Yeah, Gauteng. Yes. Avuye mu gace kamwe ko muri Afurika y'Epfo kitwa Gauteng. Ubwo rero akaba ari hano muri iki giterane avuga ati jewe ndi Apostle, ndi umukozi w'Imana, ngenda mu bihugu bitandukanye, ngenda ahantu hose aho ngeze mashinga itorero nkava nkakomeza. Uyu munsi ndi mu Rwanda, nta kindi cyanzanye no kugira ngo nangeze numve kububyutse ndetse no kumenya uburyo amariba yakongera gusibura. Wow. Iyo bavuze ububyutse yumva iki? When they talk of revival, what do you hear? Well, the word revival is very sentimental because it connects people with God. Atububyutse ni ikintu gikomeye cyane kubera ko gihuza abantu n'Imana. Revival is important. Ububyutse ni ikintu cy'ingenzi cyane. Without revival, the church wouldn't be where it is today. Nta bubyutse buhari ntabwo itorero uyu munsi ryakabaye riraho riri. Muri South Africa barabizi yuko ubuhanuzi bwavuze ko ububyutse buzatangirira mu Rwanda, muri East Africa, bukomeza mu bindi bihugu bya Afurika ndetse no ku isi yose. Ayo makuru nabo barayafite. In South Africa, do you have the news says that revival will start from East Africa and especially here in Rwanda? Do you have that news and the prophecy? Not really. Somehow the prophecy is quite different.
ntabwo mu by'ukuri ariko bimeze ahubwo twebwe dufite ubuhanuzi butandukanye n'ubwo. The news that we hear is that and the prophecies by prophets is that revival will start in South Africa, and it will, from South Africa to Nigeria, and then it will catch the whole world. Twebwe rero ahubwo amakuru dufite aratubwira ko ububyutse buzahera muri Afurika y'Epfo bukajya muri Nigeria bukabona gukwira ahubwo noneho ibindi bihugu byose ku isi. And the prophecies are taken from a gun. You see a gun and the trigger. South Africa is at the trigger side. When you turn the map of Africa this way, the trigger is South Africa, and where the bullet comes out is Nigeria. Ubuhanuzi dufite rero twe buhagaze nko kubona imbunda uko imera. Imbunda igira ahantu ufata kugira ngo urekure isasu ukagira naho isasu risohokera. Afurika y'Epfo rero ugize ukuntu uhagarika map neza ya Afurika cyangwa kiranga ibihugu bya Afurika mbese uko biteye. Ati ufashe iyo map ukayifata neza gutya ubona Afurika y'Epfo iri hahandi bafata kugira ngo isasu risohoke. Ati Nigeria tukayisanga iri ku mutwe wa isasu risohokera. Niko ubuhanuzi bafite bubivuga. Bafite ubwo buhanuzi bumva bizaba ryari. Isi iragenda igera mu bihe bikomeye birimo ubutinganyi, birimo amadivorce, birimo abantu bari kureka Imana, birimo abashaka guhindura Bibiliya ngo bagakora indi ngiriya bakayikosora. Ibyo bintu byahanuwe by'ubwo bubyutse bategereje iwabo buzakwira Nigeria ndetse bugakwira isi yose. Bizaba ryari, babisengera gute kugira ngo bisohore? Now we understand that you have that prophecy where the revival will start from South Africa to Nigeria, then to other nations in the world. And then he's asking, for you, what are you doing? How are you praying for this revival? When do you think it will take place? Because we see that many things are happening. We have a lot of divorce, a number of divorces increasing day by day. We have we have even the people who are changing the Bible and put it in their own version. We have this where men are marrying women and women marrying women. So how do you find this, and when do you think the revival will take place? Well, I right here, I had a session here in this conference where I speak about revival. Mu by'ukuri mvuye hari ikiganiro cyo maze kuganira nonaha muri iri huriro ry'abakozi b'Imana aho navugaga ku bubyutse. And in this message I spoke about 3 dimensions of the revival. Muri ubu butumwa rero natanze navuze mu ngero eshatu zose zisobanura ku bubyutse. The first dimension is when people pray and fast and expect God to come down. Igipimo cya mbere cyo yavuze naho abantu abakozi Imana basenga bagasigara bategereje ko Imana imanuka. And the second dimension is when Christians initiate revival. They pray and then they move out there to touch people's lives, care for people, pray for the sick and so forth. That's another dimension of the revival. Hari rero ikindi gipimo cy'abasenga ariko ntibasigara aho gusa ngo bategereze ko Imana imanuka ikore ahubwo bagasohoka abarwayi bakabasengera n'ibindi bakabikora mu bikorwa. Nacyo ni ikindi gipimo cy'ububyutse. The third dimension, which I believe is the final dimension, is the dimension where the church and churches, need to be trained, to be taught how they can get involved in the systems that control this world. The different systems like politics, government, education, economics, sports, how the church can move into those systems and move in as a seed. Jesus says, so shall the kingdom of God be. It's like a man putting a seed on the ground, the smallest seed, mustard seed, and it grows bigger and bigger. So when the revival will happen will depend on the church. Ati ikindi gipimo rero kandi je numva ari nyamukuru naho itorero rikwiye kwigishwa
rikigishwa uburyo ubwo buryo bwo gukora ububyutse ariko bakabishyira mu ngiro bikaba ari muri politike ari muri leta ari mu mashuri ari he ati jye mbona yuko ubwo ari bw'ububyutse bushobora kugira umumaro ati bigasa n'igihe cyo Kristo yagaragazaga igipimo cyo kubiba imbuto ati aho wabiba akabuto gato ati noneho kikagenda kigara hakazavamo ikintu gikomeye cyane ati jye ni nabwo bubyutse bwo numva jye nemera cyane. So honestly, I'm happy that the church is beginning to learn these principles. We are traveling the world, we are teaching these principles. We are saying to the church, hey, wake up, you can't wait for revival. The revival that will come as a result of some people fasting and praying is fine, it's welcome, but we as a church can initiate revival. Tugenejejwe cyane nuko isi yose kuri ubu ngubu ubona irimo yigisha amahame itorero ubona ko ryahagurukijwe no kwigisha amahame aho naryo ubwaryo ryigishwa ihame ryo kuvuga ngo yego gusenga no kwiyiriza bishobora kuzana ububyutse rwose pe turabyubaha kandi birakiriwe cyane muri twe ariko nanone aya mahame akwiye kwigishwa kugira ngo abantu basobanukirwe ko atariho gusa ububyutse ahubwo bakwiye guhaguruka bakabishyira mu bikorwa nibwo ububyutse buzagaragara nibwo ingaruka nziza z'ububyutse zizagaragara. So I'm convinced that we are already in the midst of revival because in different countries, although not many, but in different countries, these principles are being implemented to affect people, to affect them by sending their people who are well trained in different strategic positions. Ati rero genda uvanemezwa ko ibi bintu biza kugira umumaro cyane ataho ubona ko aya mahame arimo arigishwa hirya no hino ku buryo usanga hari amatorero afata abantu babugeneye cyangwa babihuguriwe bagenda bigisha ku buryo ubona ko itorero riza kugira umurongo rigenderaho ku buryo ububyutse buza gukwirakwira ahantu hose. Yego. Muri iyi minsi abantu benshi bakunze kwibaza ikibazo nabonye ari aposo w'inararibonye hari ikibazo nshaka kumubaza natumwe n'abantu kubaza yavutse twavutse n'abandi batubanjirije bavutse bavuga ati Yesu azaza nk'umujura Yesu Kristo aragarutse imyaka iragenda irashira ibihumbi 2 yiyongeraho 23 irakomeje abigisha bose bavuga ati Yesu aragarutse ubundi kuri we Yesu azaza ryari ni ibihe bimenyetso simusiga bizagaragaza kuza kwa Yesu kuko n'ibyahanuwe by'ibimenyetso turabona byarasohoye. Okay, he says that you are an apostle and he liked your preaching and he says that you were born, we are born and others are born and all those generations we were told all the time that Jesus is coming back, but it is now, it was 2000 and now it is 2023. When do you think Jesus will come? Well, Jesus is coming back, that is for sure. But when he will come back, we don't know the time, but we will know the season. Ati mu by'ukuri Yesu azagaruka ntabwo tuzi neza isaha ariko ibihe turabizi. And I believe we are in the season of the coming of the Lord Jesus. Ati kandi nge ndemeza yuko ubu ngubu turi muri ibyo bihe byo kugaruka kwa Kristo. Kubera iki? I don't know how long. Why do you feel like this is the season that Jesus is coming back? I feel this is the season, and when I say season, it may be years. Aravuga ati genda avuga ko ari byo bihe kandi iyo vuze ngo ibihe ati bishobora kuba ari imyaka ntabwo ari isaha na nubwo ari umunsi. So but I am convinced that he will not come back tomorrow. He will not come back this year. That is for sure. He will not come back next year. He will not come back in the 5 years, because when Jesus comes back, the church should be occupying. That's his instruction to the church. Occupy until I come. So the church is not yet fully occupied to allow Jesus to come. That's why my previous answer was that it depends on the church when Jesus is coming, because there are certain things the church must do to attract the coming of the Lord Jesus.
aravuga ati rero jye ndemeza ko ibi ari byo bihe ariko ntabwo ari iyi saha si ejo si uyu mwaka utaha nta nubwo mvuga ngo ni mu myaka 5 iza ati kubera ko amahame cyangwa itegeko itorero ryahawe nuko hari ibintu byo rigombye gukora kugira ngo bishobore kwatira gukurura Kristo kugaruka kwe kwa vuba. Ati rero biragaragara ko itorero ritaraba tayari ritaritegura kwakira Kristo. Ati rero niyo mpamvu uvuga ngo ndemeranya n'umutima wanjye ko Kristo ni ibihe byo kugaruka ariko ntawuzi umunsi n'isaha. Kuvuga ko itorero rititeguye bishatse kuvuga iki ko Yesu yavuze ko azaza nk'umujura? If you say that the church is not ready and is not occupied, as you say that Jesus gave us that as a principle, why do you say so? Yet he said, I will come back as a thief. Yes, that is still true. Let me give you an example. In the book of Genesis, God appears to Abraham. And he says to Abraham, you'll have a large number of people. Your seed will multiply. But you will be in a certain nation. That's where you will multiply. And you will be oppressed. Your seed will be oppressed in that nation for 400 years. The 400 years came, but they were still there. 410, they were still there. 430, they were still there. At the end of the 430 years, that's when they came out of Egypt. So you can go on and give examples, like for instance in Babylon. The time when the children of God were supposed to have come out did not come out until Daniel took the time to pray and fast for that to happen, but it happened later. I don't know if that answers your question. Yes, I understand. Yeah. Ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane. I think it is very understandable. No mukozi w'Imana. Even today, in our time today, according to the calculations, many people and prophets believe Jesus was coming back year 2000. Turebye imibare ndetse n'abahanuzi bose bari bafite ubuhanuzi buvuga ngo Yesu azagaruka mu mwaka w'ibihumbi 2000. But we are 2023. Ariko turebye uyu munsi turi muri ibihumbi 2023. It's not surprising. Ntabwo rero bitangaje. Because it happened in Egypt. It happened in Babylon. It's also happening with us. Why did they come out of Egypt? It's because they began to groan and they began to cry and they began to pray. That's when God sent Moses. In Babylon, why did they come out? It's because Daniel started to fast and to pray. And because he read from the books of Jeremiah that the children of Israel should be coming out of Babylon on such and such a time, but they were still there, then he took the time to fast and pray. asoma ngo abana b'Imana bazava mu gihugu cya Babylon ariko kuki batavayo naho rero hehere yamaze gusoma icyo gitabo bimusaba kwiyiriza no gusenga no kwinginga Imana kugira ngo ashobore gusohoka muri Babylon. So that is the answer to your question. Ngicyo rero igisubizo cy'ikibazo bajije. This church
itorero rya none must ask the question, rikwiye kuba naryo rifite icyo kibazo. why is Jesus not back? Kubera iki Kristo atagaruka? The answer is there are certain things they must do to cause Jesus to come back. Igisubizo no itorero rya none hari icyo rigombye gukora kuko twumvise abakozi b'Imana bagikoze kugira ngo Kristo ashobore kugaruka. Amen. The last time, ikibazo cya nyuma, niki ububyutse bwungura igihugu cyangwa leta ku buryo abatuye Afurika, abatuye isi bakunguka mu gihe Afurika cyangwa isi yose yaba igize ububyutse? This is his last question, that what do you think that the government and the nations and the whole world is benefiting on revival? Why is it that they are What do you think they benefit? What do you think are the government and what? and the whole world? What do you Oh, think well. they benefit from the revival? Oh, the revival, everybody does benefit from the revival. No one doesn't benefit from the revival. I mean, individuals benefit. bose mu by'ukuri bafite ubwunguko ku bubyutse. Duhere ku muntu ku giti cye. Families will benefit when revival comes. Izunguka ku bubyutse. Businesses will benefit. Amabusiness nayo yazunguka ku bubyutse. Let's talk about government. Reka noneho turebe ku gihugu. The government will benefit because it will be easy to run the country because people will be hooked up to the will of God. People would be, there won't be so much crime. The government won't have to spend a lot of money in crime. They won't have to spend a lot of money in a lot of wrong things that are happening, drugs. Because when revival hits the world, you can see when it hits a country, some things change there. The crime rate drops, drugs drops. So when it hits the whole world, government will benefit immensely. Their coffers will be boosted financially because of that. Aravuga ati rero noneho tugiye kuvuga kuri leta ubwayo. Ati leta rwose igize amahirwe habaho ububyutse. Ati kuko umuntu yamaze gufatwa n'ubwo bubyutse, ati hari byinshi cyane bihinduka, ugasanga ibyaha igipimo cy'ibyaha kiragabanutse cyane. Aho usanga leta ikoresha amafaranga menshi mu bintu by'ibyaha bitandukanye, ariko naho habaye ububyutse nyabwo, leta nayo y'amafaranga ahubwo cya kigega cyayo cyarushaho kubyimba y'amafaranga yajyaga mu biyobyabwenge n'ibindi byose by'ibyaha. Icyo gihe urumva ko leta yabiyungutse ikagira indi mishinga yayashyiramo ifite umumaro. Reka tubashimire cyane. Thank you so much. Kuba muduhaye n'umwanya mu ukatuganiriza. Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo abera b'Imana bakora, ibaho umugisha cyane kandi nimutagwisari muzasarura. May the faithful God bless you so much. Thank you for giving us this precious time. May God bless you. Thank you very much. You are welcome, sir. We can play. Ushaka kudusengera? Yes, we are going to pray. You can pray and bless. Ku bazareba iki kiganiro. Let us pray. Our Heavenly Father, we thank you for this opportunity to share this message. We believe that out of this interview, many people will benefit as they watch this interview. In Jesus' name. Amen. Amen. Thank you. Thank you, sir. Ni mutwemerere dutangire tubasuhuza kandi tubahereza ikaze ku Iyobokamana TV ndetse no ku zindi social media platforms zitandukanye zishobora gutambutsa iyi nkuru. Ni inkuru rero nziza cyane y'igiterane mpuzamahanga kiri kubera mu Rwanda. Ni igiterane cyo gusibura amayira ngo y'ububyutse. Nibwo baratubwira ukuntu yasibye. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo wagiye gusibura haba harigeze habaho nyine, ubwo warabidusobanurira. Turi kumwe rero n'umuhuzabikorwa cyangwa coordinateur ndetse ashobora kuba n'ibiyerekwa cyangwa ari nawe wagize iyi initiative
kugira ngo tuganire nawe gatoya adusobanurire byinshi kuri iki giterane tubona cyahuje abantu bavuye mu bihugu bitandukanye ndetse n'abakoreya twababonye n'abandi bantu benshi. Reka rero dutagire tugusuhuza kandi tuguhereza ikaze. Mwiriwe neza kandi muraho murakomeye. Murakoze cyane Joel n'abakunzi bose b'iyerekamana b'iyobokamana ndetse n'izindi social media zose turabashubuje abazikurikirana kandi bazareba iki kiganiro. Amazina yanjye ni Bishop Joel Murenzi, nkaba ndi umuyobozi mukuru w'itorero Life Givers Christian Center mu Rwanda, ariko nkaba ari nanjye nk'uko bivuze uyoboye iki gikorwa cyahuje ibihugu 7 bya East Africa ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye hirya no hino byavuye ku yindi migabane. Iki gikorwa rero cyangwa iki giterane cyitwa ngo iki, kigamije iki, igitekerezo cyacyo cyangwa iyerekwa ryacyo ryaje gute? Turashima Imana cyane kubw'iki gikorwa. Tugitangira twashakishije izina twacyita. Izina riratugora kuko twumvaga atari igiterane, twumvaga atari conference nk'uko tujya tuzikora, ahubwo ni inzara n'inyota iri mu mitima y'abakozi b'Imana n'abana b'Imana n'abakristo, itorero rya Kristo rizi ko igihe cyacu cyageze, igihe cyo kugendererwa n'Imana, ariko tukaba tureba tutabisingira. So iki gikorwa rero theme yacu cyangwa theme iravuga ngo redigging the wells of East Africa revival and beyond. Mu Kinyarwanda bimenyesheje gusibura amariba y'ububyutsi bwa East Africa no kurenga. Kubera iki? Ni ukubera yuko igihugu cyacu cy'u Rwanda gifite amateka y'umwihariko. Rimwe na rimwe dutekereza ko amateka y'umwihariko dufite ari ibyatugezeho mu 1994 igihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Dufite n'andi mateka rero meza. Icyo nshimira Imana ni uko u Rwanda ni igihugu cy'umwihariko. Buriya Abanyarwanda turi umwihariko ku isi. Noneho rero hari andi mateka Abanyarwanda bagomba kumenya, cyane cyane abakristo. Ni amateka yerekeranye n'ububyutse. Ububyutse ni igikorwa cy'Imana. Abantu batazi ijambo batabisobanukisha kuvuga ububyutse akavuga ati barankangura mu bitotsi. Oya, ni ububyutse bw'umutima w'umuntu ku Mana. Ububyutse ni nko kuzuka, ni nk'umuntu wakabaye yapfuye akazuka akazazamuka akongera akaba muzima. Iki gihugu cyacu rero gifite amateka meza cyane y'umwihariko mu buryo bwo mu mwuka, nubwo no mu buryo bwo mu mubiri. N'ubu turi igihugu kimaze gukora amateka, leta y'u Rwanda imaze gukora amateka, perezida wacu amaze gukora amateka, ku isi yose bavuga igihugu gisa neza kiri clean, ariko noneho hari n'amateka meza cyane yerekeranye n'ububyutse. Mu 1900 kuva aho ngaho muri 30 iki gihugu cyatangiwe kugendererwa n'Imana. Hagenda haza abantu b'abamisiyoneri kandi badaturutse hano mu Rwanda, ahubwo bavuye mu bindi bihugu bya East Africa, bavuye muri Uganda, bavuye n'ahandi kuko nibo babanjirije. Ariko mu Rwanda mu 1930 aho ngaho na gatatu hari abagabo b'Imana baje muri iki gihugu. Hari umumisiyoneri yitwaga Church yavuye mu gihugu cy'i Bugande, ariho yari amaze igihe bashaka gukora umurimo w'Imana bawukora, ariko itorero ry'i Bugande ryari ryarabaye libero mbese n'ubukristo busanzwe buraho. Uwo mugabo rero Church yari afite inyota cyane yo kubona abantu bakira Imana, bakira ubuzima bw'Imana. Aje mu Rwanda rero, icyo nshimira Imana, hari Abanyarwanda bakeya cyane. Ahantu tujya tuvuga Gahini, aho ububyutse bwatangiriye mu 1936 nibwo bwasakaye hose muri East Africa. Uburyo habayeho Abanyarwanda kwihana cyane, uburyo n'umwami yafashweho u Rwanda. Abarihana cyane kandi atari ukwihana ibi bisanzwe, ahubwo bihana ikintu kiva ku mutima. Uburyo umuntu yabaga ari umukristo, yabaga akijijwe akaba arakijijwe.
ntabwo ari ubu bukristo bw'iki gihe buri liberal aho abantu bavangavanga ibintu batazi ibyo barimo. hari hariho inzara idasanzwe yo gushaka Imana no gusenga. ubwo bubyutse rero bwabyaye ibintu byinshi cyane mu Rwanda no muri East Africa. Abanyarwanda bakiriye ubwo bubyutse nibo babujyanye muri East Africa. Habanje abamisiyoneri ariko Imana babandi babanje muri bagendererwa n'Imana, ahubwo Imana igenderera Abanyarwanda. Abo Banyarwanda rero bavuye mu gihugu cy'u Rwanda nibo bakwirakwije ubwo bubyutse mu bihugu byose bya East Africa no kurenga East Africa. Ububyutse rero bwagaragaye bute? Ububyutse bwazanye kwihana kutari mu buryarya, bwazanye urukundo rutari mu buryarya, bwazanye ivugabutumwa aho umuntu yazamuka n'imisozi adafite imodoka akagenda mu nzira, kajeho kwiyunga ko Abanyarwanda n'iby'amoko, uburyo utamenyaga ngo uyu ni Umuhutu uyu ni Umututsi uyaturuka hariya, kubera yuko Yesu iyo aje mu buzima bw'abantu asenya za nkuta zibatandukanye, abantu bagahinduka umuntu umwe. Iyo nzara rero n'inyota nibyo biduhoramo nk'abakozi b'Imana bahamagawe n'Imana muri iki gihugu cy'u Rwanda, kuko tuzi amateka y'u Rwanda. Abakristu benshi batandukanye b'ukuri iyo basenga Imana ivugana nabo. Imana yari imaze igihe kinini ivugana natwe mu masengesho yuko izaduha ububyutse, yuko izongera ikazura umurimo wayo. Iyo ububyutse bwaje ibintu birahinduka, iyo ububyutse bwaje abaturage baranezerwa, iyo ububyutse bwaje indwara zigakira, iyo ububyutse bwaje ibi by'abahanuzi b'ibinyoma no kubeshyabeshya abantu no kubakenera ntabwo bibaho, kuko abantu babona Imana ubwayo, babona ubwiza bw'Imana. Icyo nicyo gikorwa rero cyaduhurije hamwe nk'uko ureba n'amatorero atandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. Ababishopu wababonye, abashumba, intumwa bose twahuriye hano kuri Ap.Gitwaza, ariko noneho si twebwe twenyine. Ibihugu bya East Africa uko ari 7 hamwe n'u Rwanda rurimo, buri gihugu cyose haje representatives cyahagarariwe, kuko duhuje umutima. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwoko bwanjye bwitiriwe izina ryanjye, abantu banjye bitiriwe izina ryanjye, nibicisha bugufi bagashaka mu maso hanjye bakihana ibyaha byabo bakareka inzira zabo mbi, ngo nanjye nzabababarira kandi nzabasura kandi nzabakiriza igihugu. Turashaka Imana ikiza igihugu cy'u Rwanda. Turashima iyo tureba development ifatika, ariko hari na development n'isi yo mu mwuka, aho abantu bajya mu nzu y'Imana ari Imana bashaka bayinyotewe. Hari development iza, kandi buriya development nyayo iyo itangiriye mu mutima w'umwana w'umuntu n'igihugu kirushaho gutera imbere, igihugu kikagira amahoro. Iyo tureba mu Rwanda hano iwacu, buri kanya tuba tubona amakuru y'abantu biyahuye, kandi abo biyahuye bamwe ni abakristo, bamwe basengaga bakavuga ati uyu muntu yasengaga ajyaga mu nzu y'Imana ariko yiyahuye. N'iki kibura? Harabura icyo kintu turimo kuvuga ububyutse, kuzuka ku mitima y'abantu bagahura n'Imana. Ibihugu 7 bya East Africa byose birahagarariwe. Ikindi dufite n'abandi bavuye mu bihugu bya South Africa, abavuye muri Amerika, abavuye muri Korea. Ku isi ubundi itorero rya Kristo turi umuntu umwe, kuko Kristo Yesu niwe waduhuje duhinduka ubwoko bumwe. So turashima Imana kubw'iki gikorwa, kuko turizera yuko ibihugu byacu cyane cyane u Rwanda rwacu hagiye kuvuka ububyutse. Ububyutse ntabwo bushobora kuza gusa ngo nuko twavuze ububyutse. Turategura imitima hano rero, turahari kugira ngo Imana itegure imitima yacu. Abahanuzi batandukanye barimo na Dr. Ap.Gitwaza yahanuye cyangwa bahanuye yuko mu Rwanda ndetse no muri East Africa ariho hazaba isoko y'ububyutse buzakwira isi. Wumva iki cyaba cyo gihe kugira ngo ubuhanuzi busohore? Reka rero nkubwire Joel, nawe amaso arakwihera. Iki kintu wari wakibona mu Rwanda, aho abashumba batandukanye bayoboye amatorero yabo, aho ababishopu n'Imana nuko ari igihe cy'Imana. Ndavuga ngo iki ni igihe cy'Imana, kuko ikibi kiratuma dukora ibiterane, guhamagara inshuti zawe zikaza, ariko iki gikorwa cyo ni umwuka w'Imana, ni umwuka wera wafashe kubashumba. Ntiwambaza ngo nabahamagaye nanjye ntacyo mfite, ariko ndavuga ngo ni umwuka wera wakoze ku mitima yacu, araduhuza aho tugomba gusenya bya bikuta bidutandukanya, kwa kumva ko uyu ari ukwe undi ari ukwe, ariko nyamara turi umubiri umwe, turi ingingo ku mubiri umwe.
so ubwo buhanuzi rero turabufite twese Imana ivugana natwe yuko icyo Imana yigeze gukora muri iki gihugu cy'u Rwanda. U Rwanda ni umwihariko mu isi yose, abanyarwanda ni umwihariko. Imana yaradukunze, natwe abanyarwanda tugomba gukunda Imana, kuko umunyarwanda nyamunyarwanda iyo akunze Imana arayikunda. Umunyarwanda nyamunyarwanda iyo avuze ngo arakizwa ntavanga, kereka abandi baba bafite ibindi bashaka bivanzeho, ariko umutima w'umunyarwanda wakunze Imana yinambaho. So nk'uko ubona n'abanyarwanda muri kamere yacu n'ubundi iyo twiyemeje ikintu tugikora, no mu isi y'umwuka icyo kintu kiradukurikirana, niko tugikomora mu isi y'umwuka uko Imana yaremye iki gihugu n'ukuntu Imana yaremye abanyarwanda. So nicyo gihe ni igihe cyo gutegura itorero, ni igihe cyo gutegura abizera, kugira ngo kuko ntabwo ububyutse bwabaho utazi icyo ushaka. Ububyutse ni nk'umuntu wari ufite inzara, wari ufite inyota, akagaburirwa agahaga. Ntabwo ushobora kugira inyota y'amazi utarigeze unywa amazi. Iyo tuvuga rero digging cyangwa gusibura, nuko hari ikigeze kuba mu gihugu cyacu dushaka ko Imana yongera ikadusura ikagikora ntikigarukire mu gihugu cyacu. Rero ibi bihugu byose bya East Africa abakozi b'Imana baje, bo nabo baragomba gutabarwa kwabo kugomba kuva mu Rwanda. Barasengaga bamwe, Imana iravuga murasengera ibihugu byanyu, ngo ariko ubutabazi bwanyu araho mugomba kuva. Ndashima Yesu cyane, ndashima Yesu Imana ishimwe. So ndavuga rero public y'abanyarwanda, ndavugana n'abatuye u Rwanda bose, ndavugana n'abakozi b'Imana bamwe ntibashoboye kuza, yenda abandi bazabona inkuru batanabimenye, ariko ndavuga ngo ni igihe cyacu torero, ni igihe cyacu kugira ngo dutegure imitima kwakira ubutunzi bw'Imana. Ntabwo Imana yaturemeye kuba abakristo ku ishusho inyuma, yaturemeye kuba abakristo imbere mu mutima, kuko ni twebwe dufite igifunguzo cyo gukiza igihugu cyacu kurenza ibyo leta byose ikora. Dufite leta nziza ikora neza, ariko imitima y'abanyarwanda ntawe wayifata ngo bihindure. N'Imana yonyine yisuye abantu bayo. Kigiye kumara iminsi igahe? Ese ni abashumba bazasengera ububyutse gusa n'abakristo bazisangamo, bimeze gute? Ni gathering y'iminsi ine, yatangiye uyu munsi kuwa kane tariki 21 z'ukwa cyenda, ikazasoza itariki 24 ku cyumweru. Yego. Uko rero iyi gathering cyangwa ihuriro turayita gathering, tukayita ihuriro kuko turashakisha izina iyo tuvuze igiterane kuko ari bya bindi biriwe mu rusengero. It is gathering, imitima yacu twashyize hamwe dushaka kumva Imana, nta kindi kituzanye cyo kugaragaza, cyo kugaragaza impano zacu, ahubwo twaje kugaragaza imitima yacu imbere y'Imana. Amen. Imana ireba igitabo, Imana ireba imitima kwishonje, Imana ireba imitima ifite inyota itugendereye. Yego. Ubwo rero twatangiye umunsi kuwa kane tariki 24 z'ukwa cyenda, dufite iminsi 3 y'abakozi b'Imana. Yego. Iyo tuvuga abakozi b'Imana si abashumba bose, turahamagara abakozi b'Imana bose bakora umurimo w'Imana mu byiciro bitandukanye. Yego. N'ababishopu barimo, n'abayobozi bakuriye insengero barimo. Kuva uyu munsi kuwa kane, kuwa gatanu no kuwa gatandatu, amasaha ya mu gitondo kuva saa 3 turasoza saa 9 turi imbere y'Imana. Hanyuma ku cyumweru twashyizeho centers around, ku mugoroba, ku mugoroba hariho centers kuva uyu munsi wa none. Center aho hari gukomereza ibi bikorwa, twashyizeho ahantu harindwi mu mujyi wa Kigali, hahagarariye bya bihugu birindwi bya East Africa. Buri gihugu kiraba kiri kuri iyo center kugira ngo dusengere icyo gihugu, kandi ijambo ry'Imana, abakozi b'Imana n'umuriro n'ububyutse barimo kwakirira hano babujyane kuri iyo center, bahure n'abizera bose n'abakristo bose bavuye ku kazi saa 11. Turasaba abakristo bo muri ku kazi, aho utuye hari center kwegereye. Dufite center Gasyata kuri Face Biganiro Church, ubwo ni saa 11. Yego. Dufite center ya hano Nyarugenge kuri itorero ryacu dufite center ya Kimisange Gikondo kuri Face Builders. Dufite center ya
ya Kanombe kuri worship center ya Rwunga, dufite center ya Remera kuri apostolic church, dufite center ya Kicukiro kuri blessing church, dufite n'indi center yagombaga kuba Kimironko ariko numvise sinzobere ko habaye ikibazo so zari center so turashishikariza abanyarwanda bose, abantu bose bakurikirana inkuru, nimuhombe igihe cyane cyo kugenderwa abakristo, n'igihe cyane cyo kuzuka, n'igihe cyane cyo kugaruka mu buzima, nk'uko Ezekeri yahagaze mu kibaya cy'amagufa yumiranye, Imana ikavuga ngo mbese amagufa yumiranye yagaruka mu buzima, ariko Imana ikavuga ngo hanurira ayo magufwa. Amagufwa nubwo yari yumiranye cyane, umuhanuzi w'Imana yaravuze amagufwa arasubirana kandi agaruka mu buzima. U Rwanda ni igihe cyacu, bakristo ni igihe cyacu, nubwo waba utari umukristo turaguhamagara muri izi senta saa 11 uve ku murimo wawe uyoboza aho senta uze. Hanyuma ku cyumweru ni umunsi wo gusoza, nyuma y'amateraniro mu nsengero zacu zitandukanye, saa 8:30 tuzaba tugaruka kuri iyi senta, twese senta zose tuzahurira hano kugira ngo dusoreze ku cyumweru. Wow, ngira ngo ni ibintu byiza cyane kandi ababyumva nyine bagomba kubikurikira. Reka twizere ko amariba y'ububyutse agiye azasemuka muri iki giterane, dukurikije ivugabutumwa twatangiye kubona by'abashyitsi bajemo. Imana izakora ibikomeye. Imana izakora n'ibikomeye kuko ububyutse butangirira mu mutima kandi ububyutse ni Imana itanga, ariko Imana igukora ubwite. Yego, bishoboka tugushimire cyane kuba muduhaye uyu mwanya mukatuganiriza mu kazi kenshi mufite nyine ku bw'iki giterane. Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo abera b'Imana bakora, iguhereza umugisha ko bw'iyerekwa ryiza ndetse no kugira uruhare mu isohora ry'ubuhanuzi bwahanuwe ku Rwanda, East Africa bizaba isoko y'ububyutse bukaba buzakwira isi yose. This is the time, iki ni cyo gihe kugira ngo ibyahanuwe bisohore. Imana iguhe umugisha. Urakoze cyane Joel, Imana ibahe umugisha. Amen.